mbega wifimwa wayo wakiri iri kunyaruka mane iri kunyaruka bya dangenari nanjye wana iri kwihuta nanjye byanyemeje tu ese mwana ngo nyiramacibiri mwa wakabonye nyiramacibiri ndumiwe ko ngacibiranyije akana k'imyaka 7 agashyira mu mago ahubwo ikibazo ni kimwe uwo mwana azajya mwita umutware w'urugo hano nyine muri comment bakaze kujya tuvuga ngo azamushyira mu mago noneho mukubushyiramo azajya mwita umutware w'urugo azajya mwita boss w'urugo azajya mwita papa w'abana cyangwa azajya mwita kibwa njye numva azamwita kadogo kimwe muri ibyo niba utajya hasi bagiharuye ndumiwe ariko wowe nawe iri kugenda uzituntu ndi kubona kiratose noneho hano cyatose igiki azahanu ngo cyatose igiki ngo ni igitambaro yewe we akumiro n'amavunja dore uyu mujama noneho ngaragikunda cyane ngo ntago yabyuka atakivuyemo rekose yewe iyi wifi yasha ngo akiraramo bona yashyizemo no gusesereza ndagenda oya mwa we aragikunda wumve ngaragikunda ngo no kurusha ibiryo ngo mbese yabyutse abanza kugitosa ikimesa ewana igikuvurore ngo ni igikuvurore mwana ndakeka ariko ubwo ari icyadanje ndabibonye mwa ngo ni bwa buvumbuzi bw'ibanze ngo ubwo muri kaminuza y'inyenyeri 7 mwana iyo kaminuza siyo niye ngo bwaje kuvumbura ko iyo umuntu abyutse katurebe iyo umuntu abyutse mu gitondo ubundi ushobora kubyuka ufite ibiro 50 n'urugero batanze ukabyuka ufite ibiro 50 wabyuka bwa mbere ikintu cya mbere ukora uracira iyo uciye hari ikintu kiba kigusohotse mu mubiri turagendana icya kabiri iyo upfunye gupfuna hari ikindi kintu kiba gisohotse mu mubiri wawe urumva none warangiza ugasura biba bisohotse mu mubiri wawe habikize uretse ukagenda ukanyara ese ko ni ibiki mwana ngo nanjye nzacinga ubuvumbuzi gakondo warangiza ukanyara warangiza ukajya nyine kwa minembwe kwitumo ibyo bintu byose iyo ubikoze gukoryora ibyo bintu byose iyo ubikoze warangiza ukajya muri siporo kabiri cyoya icyunzwe kikagusohokamo ibyo bintu byose biba bigusohotsemo abashakashatsi barabikoze basanga ubusohotsemo kibiri bivuze ko uramutse ubikoze inshuro 5 ku munsi ikiro 10 kiba kikuvuyeho birumvika ubwo niba wabyutse ufite ikiro 50 ushobora kuza kuryama ufite ikiro 40 utazi impamvu yabiteye kandi nyamara ngo nuko wiriwe mu masengesho ngo nuko wagiye mu masengesho urasekeje ahubwo reka nkomeze ncacinge mwana ariko wifi mwana yo munsi iri kwihuta byatari ariko umva kagatangazo mwana aragatangazo nanjye ko gatangazo nigeze nakabona ngo nako oya buretse ngo tubifore oya ngo ni muri Gasabo eka kare ka Gasabo gatangazo cyo kubona aribonye nanjye ngo noneho ni muri Bumbogo ako nyina nubwo nigeze ngiye oya ngo ni muri Gasabo ngitangazo narifite akarere ni muri Gasabo ni Bumbogo urumva mu matsinzi aho bita mu Kabarebe hariya mu matsinzi uko mazi muri Gasabo uzi ibintu bihaba hari hano reka nkomeze ndebe yewe we ngo haba imigati y'ubwoko bwose iminini n'imitoya ngo birumvikana ko umukene n'umukire afitemo uwo yagura ufite umwana mbere yo kujya ku ishuri munyuzana mu matsinzi mu Kabarebe umugurira umugati umunini cyangwa umutoya igitangazo nanjye narikuruye mwana narikuruye muri 7 service muri 7 service bafite amandazi rero amandazi y'ubwoko bwose guhera ku irindazi ritoya kugera kuri yandi manini bita denjiga bakita mvire yo rimwe mu Kinyarwanda mvire yo rimwe none rero ibindi bintu bafite ngo bafite n'imigati ubuki na sezame imigati isize sezame y'ubuki imeze neza
za sandwich, za penkupe, za ronderi, mbese n'indi ntazi. Imigati yose iri hari. Ariko noneho niba ufite ibirori noneho nagatangaza. Yewe we ufite reba iyi gato. No kwa kundi rero mwana ubagize umunsi mukuru w'amavuko. Niba umwana wawe yavutse genda umugurire gato muri 7 service. Niba ufite umunsi mukuru ugiye gusezerana genda ugurire gato yawe muri 7 service. Kutavuga ya migati iriho ubuki. Imigati iriho ubuki. Aha, imigati iriho ubuki byose ni hano. Urumva ni mu matsinzi mu kabarebe. Nimba ufite anniversaire, happy birthday cyangwa anniversaire, jya muri 7 service. Ako si muri ramurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Naho mu Bumbogo naho. Kandi nk'ikindi kiruta byose, iyo ukeneye kurangura cyangwa ukeneye n'ibindi byinshi babigusangisha aho uherereye, aho waba uri hose. Ariko mwana urumva hari ikintu cyiza. Aka kantu waza kugasharinga. Kugasharinga? Okay. Kakanu nge numvisha ako wari waje umugati uriho ubuki. Okay, ibindi reka nkomeza nsacinge Action Comedy Rwanda. Comedy Rwanda. Ndaje. Ako nabonye batwika. Ngewe utwambere na tudownload. Hari ikintu tujya wibuka. Ubu ugeze ukora subscribe kuri. Dore ntabirangije. Subscribe nayiraga dore kahindutse umukara. Iyo kanze kuri iyi subscribe kagahinduka umukara gutya. Subscribe yawe bayemeye. Na share kuri Fibi mba nazikoze. No kuri Instagram. Ahantu hose share mba razirangije. Ahubwo wowe vipi? Ngembo nabishoje nawe. Akira. Kigereye wanyosha.